twishimiye kubasanga ku Mugisha wawe TV, twishimiye kubasanga ku biganiro byacu bya buri munsi, tudahwema kubagezaho. Tubahaye ikaze ku Mugisha wawe TV. Karibu sana ku Mugisha wawe TV. Hanyuma rero tuributsa wowe utarakora subscribe, ukanda subscribe, unakore like, share, comment, ndetse ukanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi tukugezaho. Kora subscribe rero, like, comment, share ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi tudahwema kukugezaho. Hanyuma rero tubifurize imigisha mu byo murimo byose, mu bikorwa byanyu byose bibateza imbere. Tukwifurije umugisha mu byo murimo byose, tunabibutsa nyine gukurikira Umugisha wawe TV. Hanyuma rero tugiye kubagezaho inkuru zimaze iminsi zirimo kuvuga ku social media, zumvikanamo amajwi y'abaperezida ba Kongo bibasira u Rwanda ndetse abanyarwanda ndetse n'abakuru b'igihugu bacu b'u Rwanda ndetse na nyakubahwa perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda. Ugasanga abakuru cyangwa se abayobozi ba Kongo ndetse na nyakubahwa perezida wa Kongo Antoine Tshisekedi arimo yibasira u Rwanda ndetse ataretse n'umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Dore ko rero Kongo yagiye ishotora u Rwanda mu bihe bitandukanye. Muzi yuko rugikubita bahise birukana ambasaderi cyangwa se uhagarariye inyungu zacu z'u Rwanda, cyangwa se uhagarariye inyungu z'u Rwanda muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, uwo twita nka ambasaderi, baramwirukanye. Ntabwo ari ibyo gusa rero, Kongo yagishotora u Rwanda mu bihe bitandukanye, ariko iturufu yose ubyumva, ikintu cyose gihora mu matwi yabo bavuga yuko aribo u Rwanda ari rwo ruteza umutekano muke mu gihugu cya Kongo. U Rwanda rwifashisha M23 kugira ngo abanyarwanda bagende bahungabanya umutekano mu gihugu cya Kongo. Ariko u Rwanda ntabwo rwasibye kugaragaza yuko ibyo ngibyo ari ibibazo by'abanyekongo, ubu ubwabo bagomba kwicara hasi bakabishakira ibisubizo, batagomba gushakira u Rwanda cyangwa se batagomba gushaka impamvu ku Rwanda bavuga yuko u Rwanda ari rwo ruteza umutekano muke muri Kongo. U Rwanda rero ntabwo rwahwemye kugaragaza yuko ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo. Hanyuma rero Kongo yagegereye inashotora u Rwanda. Dore mu minsi yashize bagiye barasa cyangwa se bakohereza navuga ngo ziriya ndege za kabuhariwe mu kurwanya soko 23, bakayohereza ku kibuga cyacu cy'indege cya Rubavu, bakayohereza mu kirere cy'u Rwanda ivogera u Rwanda. Anyway, u Rwanda rero ntabwo rwasibye cyangwa se ntabwo rwahemye kugaragariza isi yuko Kongo irimo gushotora u Rwanda, dore yuko hari ibisasu biva muri Kongo bikagwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byose rero navuga ngo ni urwiyenzo cyangwa se no gushaka impamvu zatuma u Rwanda narwo rujya mu ntambara ya Kongo. Ariko icyo u Rwanda rushyize imbere ni iterambere n'umutekano w'abanyarwanda, dore ko abayobozi bacu b'igihugu cy'u Rwanda bavuze yuko u Rwanda rutekanye, rufite umutekano usanzuye. Abanyarwanda bagomba gukora ibibateza imbere, bakima amatwi ibyo byose bivugwa n'abayobozi ba Kongo. Ntago rero ari ibyo gusa, dore ko Kongo yagiye yibasira u Rwanda mu bihe bitandukanye mu nguni zose. Nk'ejo bundi aba barimo biyamamaza mu mwanya umukuru w'igihugu bagiye bavuga yuko u Rwanda cyangwa se bakibasira u Rwanda mu buryo butandukanye. Harimo ngo Antoine Tshisekedi, perezida wa Kongo, yagereranyije nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, amugereranya na Adolf Hitler. Kandi muzi yuko mu bitabo by'isi cyangwa mu bitabo by'amateka, Hitler yabaye accelerateri cyangwa mu bantu batangije intambara ya kabiri y'isi yose. Ariko Antoine Tshisekedi ntabwo yasibye cyangwa se ntabwo yahemye kugaragaza Hitler cyangwa se nyakubahwa perezida wa Repubulika akamugereranya na Hitler. Murumva no gushaka impamvu, no kwiyenza ku Rwanda. Hanyuma rero byagiye navuga ngo yabishyize ku rundi rwego, aho arimo yiyamamariza kuyobora igihugu cya Kongo manda ya kabiri, dore ko manda yiriwe kugera ku musozo, dore ko bafite amatora mwino minsi ku itariki ya 20. Yavuze yuko natorwa azasaba umutwe nshingamategeko wa Kongo, abasenateri, bakamuha uburenganzira agashoza cyangwa se agashoza intambara ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yabivuze arimo yiyamamaza cyangwa se arimo abwira abaturage yuko nyine nibamutora azakora cyangwa se azashoza intambara ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma rero nakibaza ngo ese iyi ni iturufu kugira ngo abaturage bamutore? Yakagombye kugaragaza ibyo azabakorera byiza, niba ari iyo mihanda, amavuriro nuvuga ngo yakagombye kubagaragariza ibikorwa byiza, atari kuvuga ngo nzafata igihugu ngishore mu ntambara kigende kirwane n'ikindi.
novuga ngo ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu nk'umuyobozi ushaka kuyobora igihugu cya Kongo cyangwa se ushaka manda ya kabiri, ibyo ngibyo ntabwo agombye kubigira iturufu kugira ngo abashe kubona amajwi. Urumva rero yagiye abigaragaza mu bihe bitandukanye avuga yuko azasaba senateri ya Kongo ngo bakamuha uburenganzira akaza kurasa ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yavuze yuko ndetse azarasa isasu rikagera i Kigali yibereye muri Kongo i Goma. Aravuga ati nzasaba bamu uburenganzira ndasi Kigali, ngo ndetse ntabwo nyakubahwa perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame azarara mu nzu, ngo azarara mu ishyamba. Ayo ni amagambo yavuzwe na perezida mukuru ucyuye igihe, perezida wa Kongo Antoine. Murumva ayo ni amagambo kweri akuye umuyobozi mukuru w'igihugu nka Antoine Mister nyakubahwa perezida wa Kongo. Ayo ntabwo ari amagambo agombye kubwira abaturage bashaka iterambere, bifuza kugira aho bava bakagera naho bagera, bifuza kuva mu ntambara imaze imyaka n'imyaka ikora ibera hara mu kiriya gihugu cya Kongo. Yahabwo yakagombye gushaka ikintu cyazana amahoro mu gihugu cya Kongo, akabwira abaturage be ibikorwa byiza abateganyiriza, plan bafitiye, ariko ntazana u Rwanda cyangwa se ntashaka kugaragaza u Rwanda yuko ari rwo rutuma Kongo ibura amahoro, cyangwa se ngo ashaka amajwi yifashishije u Rwanda. Ntabwo ari ibyo gusa, yagiye abigaragaza nk'ejo bundi ku itariki 19 yavuze yuko abanyarwanda ari ba nyirakarakata, ari abashenzi, aradutuka aratwandagaza, ndetse ananagaza umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Tuzi ibikorwa tugejejeho, tuzi aho yadukuye. Nuvuga ngo ibi ntabwo agombye kuba abivugira ku itangazamakuru. Arimo kuroga abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, arimo gushishikariza abanyekongo, navuga ngo inzangano, arimo kubiba amacakubiri mu gihugu cya Kongo, ndetse haba abanyekongo bari muri Kongo ubwabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, haba abanyekongo bari mu Rwanda, ndetse n'abari hirya no hino muri Afurika ndetse no ku isi yose. Izo mbwirwaruhame rero za nyakubahwa perezida wa Kongo ntabwo ari nziza. Navuge ibintu azakorera abanyekongo ubwabo, ariko ntazane iturufu yo kuvanga abanyarwanda nibo batumye Kongo ibura amahoro. Dore ko agenda mu bitangazamakuru akadutuka akatwandagaza, akatugira abambesiri, akatugira ba nyirakarakata, akatwandagaza. Ntabwo u Rwanda rero rwasibye cyangwa se rwahwemye kuvuga yuko ibibazo biri muri Kongo ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo, bagomba kwicara hamwe bakabishakira umuti, bakabishakira igisubizo, kubishakira ku gihugu cy'u Rwanda. Kandi tubyibukiranyeho yuko muri Kongo hakorera imitwe cyangwa se iteza umutekano muke muri Kongo imitwe irenga 100. Ntabwo ari M23 gusa, ntabwo ari M23 gusa. Hanyuma rero bavuga ngo bashaka igisubizo kiri mu gihugu cyabo, aho kugira ngo bafate ibibazo bya Kongo babigereke ku Rwanda. Bicare bashaka ibisubizo, bicare bavuge bati ese ni twebwe dufite ikibazo, ni abaturage, ni abayobozi, ni imiyoborere yacu mibi idahwitse. Bivuga ngo bicare bashaka ibisubizo aho kubishakira ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dore ko n'u Rwanda rutahumye kuvuga yuko ibibazo biri muri Kongo ari iby'abanyekongo ubwabo. Hanyuma rero tubashishikarize cyangwa tubasabe gukanda subscribe, utarakora subscribe gukanda, gukora like, comment, share, ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi tudahwema kubageza.